iradiyo izigiye ariko hari nashonje nyakubahwa Paul Kagame bayobozi mwese inkomoko y'amafaranga y'icyuzi Nyiramajambere Esperance yishyuzaga nyuma y'uko Nyiramajambere Esperance amaze iminsi yari hari imbuga nkoranyambaga kubera amafaranga y'icyuzi. Nyuma y'uko Nyiramajambere Esperance avuzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga kubwo gusaba ko ahabwa amafaranga ye y'icyuzi, umukobwa we Mutuyimana Kosole yavuze ubuzima bw'umubyeyi we anahishura ko yitabye Imana mu mwaka wa 2023. Akaba hari nyuma y'uko abonye amafaranga ye y'icyuzi. Mutuyimana Kosole avuga ko umubyeyi we Nyiramajambere Esperance yitabye Imana afite imyaka 43, yitaba Imana tariki ya 13 Werurwe 2023. Umunsi umwe n'umubyeyi we ari we papa we, aho bombi bashyinguwe icyarimwe ku itariki 14 Werurwe 2023. Mutuyimana avuga ko amafaranga y'icyuzi bayahawe mu kwezi kwa Gicurasi nyuma y'igihe bayishyuza, hanyuma Nyiramajambere yitaba Imana mu mwaka ukurikiyeho mu kwezi kwa Werurwe. Mutuyimana avuga ko bari barimbuye muri koperative bita Turengera ibidukikije, babumba amashyiga ya cana rumwe ndetse na hisha vuba. Bakaba bari baribumbiye muri koperative kugira ngo biteze imbere. Ubwo iyi koperative yatezaga imbere uburyo bwo kwiteza imbere, batekereje ko ubutaka bari barahawe na leta kuba babubyaza umusaruro, ariko hagati aho muri ubwo butaka hari harimo icyuzi. Mu gushaka uko bakibyaza umusaruro icyo cyuzi, batekereje uburyo bwo kugura umurama w'amafi ngo batangire korora amafi bihaze mu biribwa ndetse babone n'indyo yuzuye irimo amafi n'inyama. Nyuma y'uko bari barakataje muri uwo mushinga wabo wo korora amafi, haje kunyura umuhanda, hanyuma cya cyuzi baragisenya, nuko bababwira ko bazishyurwa amafaranga y'ingurane. Nyuma y'uko bemerewe kuzahabwa ingurane, ngo hatanzwe icyiciro cya mbere, ariko abari muri koperative Turengera ibidukikije icyiciro cya mbere gishira batabonye amafaranga, icya kabiri nacyo bibuko, icya gatatu nacyo bibuko, nuko Nyiramajambere abona ko bashaka kuzabambura. Ubwo yabonaga itangazamakuru ryari ryaje mu birori byo gutaha inzu zari zubakiwe abatishoboye, nibwo yatangiye kuvugana naryo asaba ko bakwishyurwa amafaranga yabo y'icyuzi, ndetse ngo kuko bayakobokeye. iradiyo izigiye ariko hari nashonje nyakubahwa Paul Kagame bayobozi mwese muri kunyumva banyita Nyiramajambere Esperance umwana w'umutwe, mwarakoze sinkinyagiwe, ariko noneho nimutugwaneho inzara itumereye nabi. Intwari ni nziza ntabwo yiganyira yishakira inzira, uti murebe kuntu abashigashwe n'amateka babona amafaranga yabo y'icyuzi barayakobokeye, ariko kuki twayakobokeye mukanga mukayarya ahubwo mukayasindamo mitsingi. Ndarangije mwana wabega. Nyuma y'igihe amafaranga y'icyuzi baje kuyahabwa mu cyiciro cya 4, bahabwa amafaranga yabo yose uko ari miliyoni 5 n'igice. Ndetse Mutuyimana akemeza ko uyu mubyeyi yitabye Imana amafaranga ye yarayabonye ndetse yaranayariye. Nyiramajambere Esperance yitabye Imana azize kanseri y'umwijima, ayirwara amezi 3, akaba ari nayo yazize. Nyiramajambere yareraga abana 5 n'abuzukuru 4, bose hamwe bakaba 9, bose yabatungaga wenyine. Mutuyimana Kosole akaba umukobwa wa Nyiramajambere Esperance, umukobwa w'ifura, avuga ko umubyeyi we yitabye Imana nyuma yo guhabwa amafaranga y'icyuzi. Ese wowe waruzi inkomoko y'aya mafaranga y'icyuzi? Duhurire muri comment untekereze ko warayumvise nuko waruzi ko byagenze. Waruzi ko byagenze bite? Uburyo iri jambo ryiharira imitima y'abanyarwanda ndetse no hanze y'igihugu. Buri wese ngo amafaranga y'icyuzi, kumvise inkomoko yayo ngayo ngo